kandi buriya mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge iyo haba habura umwe ku ijana buriya inkuru mbi cyangwa se ubutumwa bubi bukwirakwira kurusha ubutumwa bwiza. Wa muntu umwe ashobora kwanduza babana ijana. Rero ni byiza ko n'abo bake basigaye bashyirirwaho politiki nziza kugira ngo bagarurwe mu murongo. Turabasubije rero inshuti bakunze ibiganiro byacu twizera ko mumeze neza cyane aho mukomeje kudukurikira muherereye. Uyu munsi rero nabwo tugiye kuganira ingingo tugiye kuganiraho ni yerekeye ministeri nshyashya guverinoma igihugu yemeje ko ijyaho. Iyo ministeri rero akari ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Iyo ministeri rero nshya ikaba ifite inshingano zo kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda, kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu. Turi kumwe rero n'umuntu usobanukiwe cyane n'iby'imiyoborere kuko mu biganiro duheruka gukorana nawe ngira ngo bari basobanuriye ko yize ibijyanye na governance, iby'imiyoborere, akaba azi cyane n'iby'imibanire y'ibihugu international relations, akaba na politiki ayikurikiranira hafi nk'umuntu wagiye no mu myanya y'ubuyobozi ndetse uri no mu mutwe wa politiki. Niyo rero tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi turebe se iyi minisiteri ko igiyeho, ese koko arabona kuri we ari minisiteri yari ikenewe. Iyo nibyo tugiye kuganira ariko nibura musabe abibwira amazina ubundi tuganire neza tuziranye uko tugenda twigira imbere tube turi abantu baziranye. Murakoze Mico, nitwa Karabasibase, ni umuturage utuye muri uyu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu by'ukuri nk'uko mwari mubivuze ko mubivuze gutyo nasobanuye ntabwo navuga ko ndi umumenyi kurusha abandi, ariko hari amakuru mfite ku bijyanye n'imiyoborere ndetse no kuri politiki y'igihugu cyacu nk'umunyarwanda, muri teka gukurikirana imiyoborere y'igihugu. Ndumva ari ibyo ngibyo ari uburyo nakwibwira abantu, ariko uko hamugana ikiganiro kigenda gikomeza niko turagenda turusha kumenyana cyane. Ingingo yo tuganiraho nari nyisobanuyeho gato, ariko nagira ngo hoze nkawe Karangwa se iyi ministeri ubonye ije ikenewe cyangwa urabona ari ministeri ije no kuvuguruza komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari ihari, bikaba bigaragara ko ishaka kuba yari ifite intege zitari nyinshi, umuntu yavuga ko zari intege nke, akaba ariyo mpamvu ije kugira ngo ibe yayisimbura cyangwa wenda ibe yayijya hejuru yikorere munsi yayo. Twagira ngo twumve igitekerezo cyawe mu busesenguzi bwawe. Murakoze cyane. Ubundi hari ministeri nyinshi igihugu gishobora kubaka ziba zinakenewe, ariko kubera ubushobozi ndetse na bije igihugu kiba gifite ntigihite kizishyiraho, izo ministeri zikaba zarerwa n'izindi ministeri nyinshi babizi ko zikunda gushamikira kuri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se izindi ministeri. Rero iyi ministeri ni ministeri ubundi yagomba kuba yaranagiyeho ngira ngo tukiva mu mage twasigiwe na jenoside, tukiva muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ministeri yagomba guhita ijyaho, ariko wenda kubera ubushobozi bw'igihugu inshingano zayo zagiye zishyirwa cyane muri Minaroke, ariko amaministeri menshi akaba yazisangira. Minisiteri ifite inshingano umuco n'ibindi, ikaba hari inshingano yakora kuri ino ministeri yaje. Rero ntabwo twahise tuyibona, ariko izi igihe kubera ko mu by'ukuri igihugu cyacu kirimo kiratera imbere ku kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo twari twagera ku gasongero cyane, ariko hari aho tugeze ugereranyije n'amateka yaranze u Rwanda guhera mu gihe cy'ubukoroni kugeza uno munsi. Hari amateka yagiye aranga abanyarwanda, yagiye abacamo ibice, kandi abanyarwanda ubundi bari bunze ubumwe ndetse babayeho ku buryo buri umwe yabaniraga undi neza. Rero icyaje kuzamo abanyarwanda bagacikamo ibice kubera ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo y'amacakubiri yigishijwe igihe kirekire igashegesha umuryango nyarwanda. Uyu munsi nibura
nyuma y'uko tubonye na guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yatangiye ku itariki 19 z'ukwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, igihugu kimaze kubohorwa ku itariki 4 z'ukwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu munsi turabona ko ubumwe ari umusingi, ari ishingiro ry'ubuzima bw'abanyarwanda, ku buryo rwose ino minisiteri irakenewe. Ntabwo rero ije kuvuguruza inshingano komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge yari ishinzwe, ntabwo ije kuyivuguruza, ahubwo ije kuyongerera imbaraga, kubera ko ubundi minisiteri nta kindi ziba zishinzwe ni ugutegura imirongo migari politiki igihugu kigenderaho gishyira mu bikorwa ibyo iyo minisiteri ishinzwe. Ubwo tubonye minisiteri igiye gushyiraho imirongo migari politiki ngari, ubumwe n'ubwiyunge bushobora kubakiraho umuco nyarwanda cyangwa se uburemboneragihugu bishobora kubakiraho. Tubwire rero ko mu mirebere yawe ubona ari minisiteri ije kunganira cyangwa ari minisiteri ije gufasha komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo ikomeze inshingano zayo zijya imbere, icyo yashyiriweho kigerweho. Ubundi se wenda urugendo abanyarwanda barimo uko bibona komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ijya tugezaho imibare ikerekana ko mu kwiyunga ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bigeze hejuru ya 90%. Iyo umuntu atekereje rero amanota ari hejuru ya 90% nubwo atari 100%, aba yumva icyo kintu muri make gisa n'ikitihutirwa, ku buryo avuga ati se iyi minisiteri nibura hari ibindi bintu umuntu abona umuntu ashobora gutanga wenda amanota akavuga ngo biri muri 50% cyangwa 60%, akavuga ati burya birasa ibyo biba byihutirwa, ikintu turi hejuru ya 90% bura koko gikenewe gushyirwamo imbaraga. Minisiteri ntabwo ubundi zigiraho, kubera ko ikintu gifite amanota hasi. Nimba ari ibyo ngibyo, ibyo nahoze nganira n'abantu kuri murandasi, kuri Twitter, mu by'ukuri ibihugu bikize bifite ubukungu buteye imbere kurusha igihugu cyacu ntabwo bwashyiraho za minisiteri z'ubukungu kubera ko zarangije kugera ku rwego rwo hejuru, ahubwo zishyiraho izo minisiteri kugira ngo zikomeze zisegasire aho ibyo bihugu bigeze. Ni kimwe rero no kuri ino minisiteri ije ifite mu nshingano ubumwe n'ubwiyunge. Mu by'ukuri hari aho tugeze, ariko dukeneye ko aho tugeze hatsindagirwa ndetse hagashimangirwa kugira ngo igihugu kitazongera gusubira mu bihe bibi twabayemo. Kandi buriya mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, iyo haba habura 1%, buriya inkuru mbi cyangwa se ubutumwa bubi bukwirakwira kurusha ubutumwa bwiza. Wa muntu umwe ashobora kwanduza babana 100. Rero ni byiza ko n'abo bake basigaye bashyirirwaho politiki nziza kugira ngo bagarurwe mu murongo. Ariko noneho ubu ni nacyo leta ireba. Buriya leta ntabwo yego ibireba n'abakuru, ariko ikiba kiraje ishinga cyane ni ababyiruka. Urabizi ko barenze 60%, tugize amahirwe 60% ikarokoka amacakubiri, dushobora kuvuga ngo turimo turateganya igihugu cyiza. Kuko buriya amacakubiri yatangiye kwigishwa mu myaka y'1895 igihe umukoroni yagereye mu gihugu, kuzuka hakabashize imyaka 100. Abenshi bayamize, abakuru bayamize, kugira ngo uzayabakuremo biragoye. Ariko urubyiruko ni igice cyiza igihugu gishobora guha imbaraga abakiri bato bagakurira mu gihugu cyuze ubumwe n'ubwiyunge. Rero hari imibare rwose igisigaye, kandi ujye ubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abantu bari mu mahanga batagize amahirwe yo guca mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge nk'iyi twega bari mu gihugu twaciyemo, bahunze mu myaka muri za 1994 mu gihe cya igihe habaga jenoside yakorerwaga abatutsi. Hari abantu bahunze bahungana iyangengabitekerezo n'uyu munsi itarabashiramo, kubera ntibagize amahirwe y'ababatoza umuco w'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se kwiyunga. Baracyafite ibyo bibazo. Ibyo bibazo rero natwe biraza bikatugeramo, kubera ko abantu uyu munsi hari ikoranabuhanga, isi yabaye umudugudu. Amacakubiri ari mu Buraya ashobora kugera ku munyarwanda uri mu gihugu mu masegonda. Rero haracyari iyo mibare mike,
ndetse komisiyo y'igihugu yagaragaje ko ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge yagaragaje ko imibare myinshi iri mu bari hanze bakoresha za murandasi, wenda ko mu gihugu hakiri bake ariko nabo badafite ubwinyegamburiro kubera gutinya itegeko ndetse n'uburemere bw'itegeko uburyo rihana ingengabitekerezo ishingiye ku macakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Rero rwose turacyakeneye kunoza urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo abato ababyiruka bajye bakurira mu gihugu cyunze ubumwe. Kuri wowe mu busesenguzi bwawe se wenda kubyo ugenda ubona nawe uvuze n'iby'imbuga nkoranyambaga uzibaho ariko ugenda naho utuye ndetse wenda hari n'abaguha ubuhamya, hari wenda n'abandi bagira ibyo bakubwira, ubona uretse iriya mibare ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ibifite mu nshingano, ubwo buhamya ugenda ibyo wibonera n'amaso, ibyo wumva n'ubuhamya ubona, wowe ntabwo n'ubumwe n'ubwiyunge ko bwagezweho 100%? Ntabwo bwari bwagerwaho 100%. Hari abantu bagifite ubujiji. Buriya iki kintu cy'ingengabitekerezo abantu bakigira, ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'amacakubiri, hari ubwo njya nabyita ingengamacakubiri, ibintu byubakiye ku macakubiri mu bujiji. Hari abantu bagifite ubwo bujiji rero, abantu bakirebana ku masura, mu maso, bakirebana ku mazuru, bakirebana kuri bya birango byose abantu bakoreshaga barimo gusobanura amoko uko ateye, ingirwamoko, kuko njye mbyita n'ingirwamoko kuko uburyo tubizi byari inzego z'ubuzima, ntabwo mu by'ukuri biriya dushobora no kubyita amoko. Hari abo bantu bagihari rwose. Niyo unaganiriye hari abantu bagifite ako kantu aho dutuye, kuko ndi umunyarwanda ntabwo ntuye mu kirere. Hari abantu baba bagifite iyo ngengabitekerezo ishingiye ku macakubiri. Rero rwose baracyahari. Ntabwo ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bwari bwagerwaho 100%, ariko umubare munini tugereranije n'igihe igihugu guhera nyuma ya jenoside, imyaka 27 ishize, hari intambwe nini yatewe. Ibya bintu by'ironda akarere bigenda bigabanyuka nubwo hari aho bikiri, urumva. Kandi buriya mu gihe tugifite inda, hari uko tuyitirira n'ibyo ngibyo by'amoko, umuntu akavuga ko arenganye kubera ubwoko cyangwa se akitwaza ubwoko kugira ngo agere kuri iki ngiki kubera inda nini. Buriya ndagira ngo nkubwire Mico, inama y'Iberere iterana mu myaka y'1894 hari nimba ibeshye 1894 kugeza 1895. Burya mu guterana kwayo nayo yari ishingiye ku nda nini, kugabana Afurika kugira ngo bagire ibyo bayivomamo. Ibi byose ni inda nini. Kuza n'ibi ngibi byose havuka ngo za revolution ngo zo muri 59, bamwe bavuga ngo abatutsi ngo badutwaye ubutegetsi igihe kirekire, ngo ntitwigize tugira uruhare mu butegetsi. Ibyo byose ni inda mbi, si ibyo? Abantu buri gihe bashyira inda mbi imbere, noneho akariho bitwaza utwo tuntu tw'amoko. Ndaguha urugero, nk'ubu iyo ugiye mu nzego z'ibanze, ujya kumva ukuntu umuntu aravuze ngo banjije kwa kundi babirukana mu kazi, banjije ko ndi ubu bwoko. Ntavuze mu by'ukuri amakosa yakoze y'akazi ayitwaje kugira ngo abashe kuguma kuri ako kazi, yitwaje ko umukoresha we yamujije ubwoko. Hari uko tuntu tugiye hari dushingiye ku bujiji. So rero icyo kibazo cy'ubujiji ni nacyo komisiyo nk'ingiyi, komisiyo y'igihugu iba igomba kurwana nabyo, iteganya yubaka iyo mirongo migari kugira ngo nibura inigishe. Buriya abantu bakeneye kwiga, bakeneye kwiga bagatozwa, noneho bakamenya isanomuzi iduhuza y'ubunyarwanda y'ubuntu. Hanyuma nk'iyi minisiteri, wowe ukurikije ibyo bintu ubona bitarakosoka neza, wenda umuntu akubaje ati yitume cyangwa yibwira uti aha muzashyiremo imbaraga nyinshi ugereranije n'ibindi, kuko ibintu byose ntabwo biba biri ku kigero kimwe, wowe icyo wayituma gushyiramo imbaraga nyinshi ni nk'iki? Iyi minisiteri uko nanayibonye mbona izashyira hamwe
inshingano mu bijyanye z'umuco, ibintu bijyanye n'umuco, zafata ndetse n'itorero ry'igihugu, komisiyo y'itorero y'igihugu ize ishyire hamwe n'iy'ubumwe n'ubwiyunge. Ikintu buriya gikenewe ni ugutoza ababyiruka. Icyo kintu bazagishyiremo imbaraga cyane, ni bumwe mu butumwa naba hari ugutoza ababyiruka bagatozwa, bakabanza bagasobanurirwa isanuzi, ikiduhuza. Buriya reka mubwire mico, buriya ntabwo nta n'ubyo kuvuga ngo abahutu abatwa n'abatutsi byakabaye ikibazo. Ubundi umuntu nimba ari umuhutu, nimba ari umutwa, nimba ari umututsi, ibyo ngibyo ubundi byagatwaye icy'abantu ntacyo, kuko buriya tuva amaraso amwe. Iyo ugiye kwa muganga warwaye bagiye kukongera amaraso, ntabwo uvuga uti ngende umututsi cyangwa umuhutu muzanira amahutu, mushyiraho amaraso y'amahutu. Urumva? Noneho niyo tuganira ntabwo uhura n'umuntu uza n'umuntu ngo mubaze ngo hariya uvuga igihutu cyangwa uvuga igitutsi, uvuga igitwa se, oya, muraza mugahuzwa na rwa rurimi rw'ikinyarwanda, iyo ni isano gusa. Rero ikindi, ibi ngibi abantu barebaho by'amazuru, abantu baratujishe batujyana no mu bintu byuzuye ubujiji n'ubucucu, reka mbivuge kuri ubu buryo. Mu mazuru ikivamo twese turakizi, abarimo gufata ifunguro bababarire kuko barabizi ko binateye iseze. Mu mazuru ikivamo abantu twese turakizi, nta wari wagifata ngo akijyane ku isoko bavuga ngo iki ngiki ngo kivuye mu mazuru mahutu, ngo iki ngiki ngo nicyo gihenze. Urumva? Rero abantu tukwiriye kumenya ko ubu ni ubugoryi abantu batujungujemo, dukomeza tubwiyuhagira. Ibyo bintu niyo izira nzego z'ubuzima byabamo, ntabwo dukwiriye kubipfa. None se ubu ngubu ko kudahura n'Ubuganda, noneho mudahuje n'igihugu, rimwe na rimwe n'umuco ugasanga ujya gutanaho gatoya, kuki utamuziza ko ari Umuganda? Kuki se Umunyatanzaniya utamuziza ko ari Umunyatanzaniya? Umukongomani se kumuhura mukabana neza? Ubwo bujiji nibwo abantu bakwiriye gukurwamo, bakabisohorwamo. Ibyo kwirwa barata amoko, nta muntu wari waza nko mu bacuruzi ko niyo umuntu aje kuguteza imbere ukutabaza ukutama amafaranga, ubwo avuye mu ntoki z'umuhutu cyangwa z'umutwa, ntabwo ndi buyakire kubera ko ni umututsi. Ubwo avuye mu maboko y'umututsi kandi ngende umuhutu, ntabwo ndi buyakire. So rero reka mwereke, burya uzanabirebe aba bakiri, abantu bafite amafaranga burya nta bwoko bagira, aba bakize nyine bona bafite ubukungu. Urumva? Ibintu abantu bagifite inuza, ndavuga abakire ku buryo bubiri. Ashobora kugira ubukire mu bintu ariko ntagire ubukire ku mutima. Ubu ngubu aba ari umukene mubi cyane, kuko abo ngabo baba bafite iyo mitekerereze. Ariko umuntu waranje gukungahara ku mutima, wanezerewe, wenda ntituvuge ari umunezero ushobora kuvana n'uko ubayeho, ariko kuba wihagije muri wowe umutima, nta kindi wumva ukeneye. Mu buzima dukomeza gukenera ibintu byinshi, ariko ndavuga umuntu ukungahaye ku mutima, warangije guhaza umutima we, ubu ngubu ntabwo azajya muri utwo tuntu duciriritse. Biriya bintu by'inuza by'ingengabitekerezo n'amacakubiri ni ibintu biciriritse. Abahezanguni babibamo ni injiji. Rero abantu bakwiriye kuva muri ubwo bujiji. Ino minisiteri izakoreye kuri icyo kintu, ibanze isobanura icyo bita isanomuzi n'uko byasobanuye, maze yimakaze nuza iriya politiki ya Umunyarwanda, murebe ngo iragera ku ntego zayo neza. Hanyuma muri bimwe bijya bivugwa, wenda hano mu Rwanda bajya bavuga bati minisiteri nk'iriya ushobora gusanga igiyeho igahabwa umunyapolitiki runaka ufite uruhande rumeze gutya bogamiyeho, cyangwa niyo ataba ari umunyapolitiki ari undi muntu, ariko ugasanga ari umuntu ufite mu mateka y'u Rwanda cyangwa ibyo bice bavugaga bitanya abanyarwanda igihande ahengamiraho. Ibyo byo kwiriye kuyobora iriya minisiteri kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda koko bugerweho, uramwifuriza kuba yaba ari umuntu umeze gute muri ibyo bijyanye no gufata uruhande? Akwiriye kuba ari umunyarwanda wimitse indangagaciro za ndi umunyarwanda, si pasitati rwose. Akwiriye kuba afite, ashyira ubunyarwanda imbere, ariko akanatambuka agashyira ubuntu, kuba umuntu, akaba ndi umuntu, agashyira ndi umuntu imbere, agahera kuri ndi umunyarwanda, ndi umunyafurika, ndi umuntu rwose, akaba ari umuntu uhagijwe n'ibyo. Ubwo buriya aba bato njye nigishijeho, urabizi, ndi umwarimu w'umwuga,
aba bana bari muri primaire secondaire ntugire ngo aya mateshwa twega bakuru tubamo nta nibyo bazi bashobora kuba bake babikura ku mashyi ariko ndakubwira 99% nge nabibahamiriza niyo bahaga ibiganiro ubabwira urimo kubabwira uko byagenze byarabarengaga bakibaza ubucucu twakuriyemo. Rero ndakubwira ngo rwose nitugira amahirwe tukabona umuntu ushyize imbere ubunyarwanda akavuga ngo ndi umunyarwanda ariko akarenzaho ndi umunyafurika tugiye muri pan-africanism n'umwaka agashyira akaba a global citizen akavuga ngo ndi umuturage w'isi wakira umugani wese. Izo ndangagaciro rero umuntu akwiye kuba azujuje kandi bizagenda neza. Mu bindi minisiteri zabishinzwe nk'uko bikomojeho hariho ibyo by'umurage w'amateka harimo n'iby'uburere mboneragihugu nk'uko babivuze. Rero birumvikana ko hari ibigo bitatu bizahuzwa wenda bikaba byayoborwa n'iyo minisiteri. Ibyo bigo ngira ngo nabyo iyo urebye ni ibigo nabyo muri uru rugendo rwo kubaka u Rwanda mu kurwubaka bishingiye ku muco n'amateka y'abanyarwanda ubona n'ubundi ibyo bigo bitatu hari bishobora kuba bifite isano. Buriya iyo dufashe itorero ry'igihugu ritoza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kubera ko ibyo byose n'ibyo byubakaga byungaga abanyarwanda byatumaga habaho ubumwe bw'abanyarwanda. Izo ndangagaciro kirazira kwishora mu bacakubiri cyangwa se kirazira guhohotera mugenzi wawe wenda mu kinyarwanda gikenetse wenda suko babivuga ari bari bafite uburyo babivuga mu kinyarwanda cyiza ariko nshishirije kugira ngo n'abato babyumve. Ntabwo kera mu muco nyarwanda indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda byashyiraga ubunyarwanda imbere. Noneho ibyo ngibyo urumva biraza bikuzuzanya neza n'umuco gakondo w'abakurambere twasigiwe n'abakurambere. Noneho ukongeraho n'ubumwe n'ubwiyunge bwubakiye ku muco w'abanyarwanda. Burya kugira ngo bongere bagarure iyi gacaca yaje kuba inkingi yo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Abayobozi b'iki gihugu babivomye mu muco w'abakurambere kuko kera habagaho gacaca. Urumva rero haraharanirwa ubumwe bw'abanyarwanda bashingira bavoma mu muco. Haraharanirwa ubumwe bw'abanyarwanda bavoma mu ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Rero ururimi rwacu ruduhuza umuyoboro usakaza amakuru akajya kuri twese narwo rugomba kuzadufasha kongera kwimakaza uyu muco nyarwanda kuko imiterere y'ikinyarwanda uko ikinyarwanda giteye uko gifubitse umuco kigasobanura n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda rwose ubwabyo byubatse icyo twita ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mu myaka itandukanye mu bihe bitandukanye abanyarwanda bagiye barengera igihugu. Ushobora gufata urugero rwa Ruganzu Ndori wari urabizi ko kera umwami nta gahunda umwami arabunda sibyo aho yari ikaragwe ntabwo yagumye mu bususuruke bwo kwa Nyirasenge yavuyeyo araza kurengera igihugu aza kwimana igihugu. Rero iyi komisiyo icyo kintu nacyo nako iyi ministeri ni ikintu izashyira imbere gutoza abato kwimana igihugu kurengera igihugu kugiteza imbere guharanira ubwiza bwacyo ndetse no kugikungahaza. Rero nkeka ko iyo ministeri byose izabikora bizakora ibintu byinshi cyane itoza abanyarwanda umuco nyarwanda yimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda yimakaza ubumwe n'ubwiyunge ubutwari ubwitange gukunda igihugu gukunda umurimo no kunoza ziriya ndangagaciro zose ubunyarwanda ubunyangamugayo ubupfura ziriya ndangagaciro zose remezo yongere zimakaze iteze igihugu imbere. Mu gusoza rero twagira ngo twumve nanone igitekerezo cyawe. Minisiteri izaba iri hariya ishyire imirongo migari abantu bakwiriye gukurikiza ariko ntabwo ari izashyira mu bikorwa iyo mirongo ahubwo izaba ishyiriweho abaturarwanda kugira ngo iyi minisiteri igere ku nshingano ziyemejeho. Usanga buri munyarwanda afite uruhare
muri icyo gikorwa cyangwa abanyarwanda abaturage muri rusange bo ni ukujya hariya bagategereza ko minisiteri bakorera byose? Iyi ni minisiteri y'abanyarwanda rwose. Reka nkubwire buriya hari minisiteri abantu batajya banamenya kubera wenda ko zishobora gukora ibintu byo ku rwego rwo hejuru abaturage ntibabimenye nubwo nazaba ari izabo cyane, ariko iyi minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge kubera ko abanyarwanda tuzi inzira twaciyemo amage twabayemo, iyi ni minisiteri yacu twese tugomba kuyibonamo tukayiha ibitekerezo kuko hatozwa abandi, hatozwa abanyarwanda, abiga ba nyir'umuco ni twebwe, ba nyir'ururimi ni twebwe abanyarwanda. Rero iyi minisiteri yacu numva buri munyarwanda wese agomba kuzayigiramo uruhare, ndetse ntibizanagora kubera ko ku nzego z'akarere hasanzwe hari abakozi bashinzwe bafite mu nshingano zabo ubumwe n'ubwiyunge, itorero ry'igihugu ndetse n'umuco barahari. Wenda bashobora kuzakomeza kudefininga wenda inshingano zabo, ariko ndabizi neza ko abakozi bahari bazabishyira mu bikorwa. Iyi minisiteri igiyeho kugira ngo ishyiraho imirongo migari, niko central government ikora, gushyiraho imirongo migari, ariko noneho local government cyangwa se ubuyobozi bwegereye abaturage bugashyira umunsi ku wundi imirongo migari. Kandi mwumva buriya hari ibintu nk'ibi ngibi biri kuri teorike cyangwa se byo mu magambo cyane bikunda kubaho. Buriya ubuzima, imirongo migari tuvuge nk'itorero ry'igihugu rifite ziriya ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ubumwe n'ubwiyunge, umuco ni ibintu bikwiriye kujya mu buzima bw'abanyarwanda umunsi ku wundi. Icyo dukora cyose ukagikora wifashishije ya mirongo migari, kubera ko pasiteri yagiye gukora ikintu afata umurongo wo muri Bibiliya agakora igikorwa, umukristo yagiye gukora igikorwa afata umurongo wo muri Bibiliya agashyira mu gikorwa cya kintu. Niko dukwiriye no kubikora, turafata indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda tubishyire mu buzima busanzwe bwacu bw'uyu munsi. Niko mbona iyi minisiteri icyo kintu ikwiriye kuzakoraho cyane, ibiri mu magambo muri teori bibe pratique, bijye mu bikorwa. Rero numva ari icyo gikorwa gikwiriye gukorwa. Nitwerekeza aho ngaho tuzagera kuri byinshi, ariko bigiye bikajya mu magambo gusa, hari ubumwe n'ubwiyunge, hari indangagaciro na kirazira, tugazifata za siroga tukaziririmba, ntacyo twageraho. Dukwiriye kuva muri siroga mu magambo, muri animation, tukajya mu bikorwa, kandi bizakunda. Niba tugiye mu muganda tukitwaza indangagaciro y'ubwitange n'ubutwari, donc iyo ndangagaciro ikatuyobora mu bikorwa byacu by'umuganda no kubaka igihugu. Nimba tugiye kurera igihugu tukitwaza indangagaciro yo gukunda igihugu no gukunda umurimo no kuwunoza, ibyo ngibyo bikadufasha kwigishiriza igihugu no gutoreza igihugu. Rero numva rero igihe kigeze rwose ibintu nk'ibyo ngibyo bikava mu magambo bikajya mu bikorwa. Muri make nawe urumva ko buri umuturage nawe akwiriye kugira uruhare rwo gufasha iyi minisiteri kugira ngo igere ku nshingano yiyemeje cyane rwose, n'inshingano zacu z'abaturage. Karangwa Sase, rero turagushimiye ku bw'aka kanya tubone kugira ngo tubwire ibyo utekereza kuri minisiteri nshyashya, ku byo ubona igiye gushyira mu bikorwa, ndetse n'uruhare rwa buri munyarwanda kugira ngo iyi minisiteri izabashe gusoza inshingano zayo. Muri make turagushimiye ku bw'akanya ubashe kutubonera. Wifurije amahirwe masa mu gihe umukuru w'igihugu azaguhamagara ngo uze uyobore ino minisiteri, uzadufashe kugira ubumwe n'ubwiyunge, wishyuke rwose. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze Karangwa. Murakoze cyane.